man. Noneho Gasongo byagenze ute bwana? Ese bite Gasongo? Fresh. Nuko byagenze ute bwana? Ibintu ni ibibazo. Ibiki se mwana? Cyangwa umwana bireka amadeni aranyishe. Reka da. Amadeni aracyabaho mwana. Bivuga sha urabizi. Ahubwo se mani nta telefone wazanye. Cyangwa siga mani rega n'intwaro yanjye. Abandi bana sha. Ushaka kagabo ni ibibazo icyo ufite byaguhangayikishije kugeza mwene ako kageni. Cyangwa umwana bireke mfite kazongo kuri botike ibiceri. Ibyo ni ibiceri byangahe byaguhangayikishije kugeza aka kageni mwa? Ngahise sha turuwasa. Ngiye quartier baranje. Turuwasa nizo zaguhangayikishije uri umuntu w'umugabo. Ngiye quartier yaranyobe. Ngiye nta muntu ngira ideni bro. Umeze bite kiya? Tweshe bana. Ahubwo se ntaka kagabo ngo nakarema mu makanga. Sigaho. Ite twese turi abanyarwanda, yaba gufite ideni, yaba atari gufite, twese turi abanyarwanda. Wabyumvise? Nzikoraho umusore. Ujye umenya uko baza. Urumva? Okay. Ahubwo se nta makanga. Nawe se uri kumuhiga? Ye bro nimufata. Ndikumva nko kindihiga umutindi, nimufata namukuramo nyabagiye sinkubeke. Pe. Harya arayigira. Wemfasha gutya manje kumureba urumva gusa nyine sinkubeke pe nimubona ndamupiga amaji Ahubwo numubona ngo aringe. A few moments later. Ahubwo mani mbwira nkubwira uburyo twabonamo amafaranga. Gira inkuru rero mbwira tubikore mbona ibyo biceri mwishyure. Ubwo buryo rero ntabwo burya no kwishyura. Zoro bibi usufashije iki mwana? ke dore makangaranta ari none Imana iramumpa ndamwishe kamuvunire nyina Kula kulipa. Yari mumu basi. Cyande noneho Cyashyirwa abanyamahanga mburi. Kawa hondo habwiwe niki?